Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane, ndagushuhuje nanone mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza. Ego, ndagarutse kubashimira abantu bose tujya tubana umunsi ku munsi. Nanone nje kukubwira ko uri umunyamahirwe. 2026 ni ukuri uri umunyamahirwe. Ibintu byo kumva ko utari umunyamahirwe ndagira ngo mbigukuremo. Niyo tugitangira umwaka ndagira ngo rwose nkubwire ko uri umunyamahirwe pe, uri umunyamahirwe, ukwiriye gukundwa, ukwiriye gukunda, ukwiriye kugira ibyiza, ukwiriye kugira akazi, ukwiriye kugira amahoro, ukwiriye kugira umuryango mwiza, ukwiriye kugira abana beza, ukwiriye kugira umugabo mwiza, ukwiriye kugira umugore mwiza. Uri umunyamahirwe rwose. Jya wicara wibwire, wongere wibwire mu mutima wawe uti jyewe ndi umunyamahirwe. Tuje rero kuganira nanone, tuje kuganira ijambo ry'Imana, tuje kongera guhumurizanya, tuje kongera kugaruzanamo ibyiringiro, tuje kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza, ibyo mwifuza Uwiteka abibahereze. Nje kukubwira ijambo riri muri Petero wa mbere, ibice 2, umurongo wa 9, handitse ngo ariko mwebweho muri ubwoko natoranyije, muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo w'itangaza, mu mucyo wayo w'itangaza. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Ego, nje kukubwira ngo ariko wehoho. Ijambo wehoho ni ukuvuga ngo ni umuntu uba ukubwiye ikintu cyitwa bwite, bitakiri muri rusange. Ni ukuvuga ngo yaje agusanga mu bandi bantu benshi, ababwira amagambo y'ihumure cyangwa se ababwira amagambo arababwiye mwese, ababwiriye hamwe muri rusange, ariko noneho akuyemo agace. Aravuga ngo ariko mwebweho, abakuye muri ba bandi bose rusange, aravuze ngo ariko mwebweho. Ijambo ry'Imana ridukuye muri rusange, riratubwira twebwe ku giti cyacu ngo ariko twebweho turi abatoranyijwe. Haleluya. Turi ubwoko bwatoranyijwe, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse, turi abantu bakuwe mu bandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo twari ubwoko, ariko twatoranijwe, dukurwa hahandi higa, turegerezwa. Sinzi niba unyumva ngo ariko mwebweho muri abantu Imana yaronse. Twakuwe mu bantu benshi, turarobwa. Naje kugusubizamo ibyiringiro, nkubwira ngo ariko woweho, ariko mwebweho mwaratoranijwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo twakuwe mu bandi, twakuwe muri bya bindi byinshi, duhinduka ubwoko tutari bwo, turatoranywa aho bitakundaga, turatoranywa.
turongera duhinduka ubwoko, turongera duhinduka abo tutakagombye kuba turi bo. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, haleluya, muri abatambyi b'ubwami. Nshuti yanjye, uri umutambyi w'ubwami. Ariko abatambyi urabazi, bari abantu basengera ubwami, bari abantu bahagazweho, niho ubwami bwari bushingiye ku batambyi. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ngo muri ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Turi abantu Imana yaronse. Haleluya. Turi abantu Imana yaronse. Ngo kugira ngo twamamaze ishimwe yaduhamagaye. Ngo yadukuye mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangazo. Imana niyo yadukuye mu mwijima itugeza mu mucyo w'itangazo. Turi abantu bakomeye. Ujye wibwira, wowe nubyuka ujye wibwira. Wibwire ngo njyewe ndi umunyamahirwe. Kuko ndi ishyanga ryera. Ndi umuntu Imana yaronse. Kugira ngo namamaze ishimwe. Twebweho turi abandi bantu. Wikwica intege. Wikwibwira ngo urumva, ngo urabona, ngo baravuze ngo urabona. Ndakubwira ngo uri ubwoko bwatoranijwe. Uri ubwoko bwatoranijwe. Buriya umuntu watoranijwe erega aba yaratoranijwe. Kandi nta kintu cyakuraho gutoranywa. Cyane ko atari twebwe twitoranye. Buriya uwatoranyije aba afite impamvu yatoranyije. Narinje kukubwira ko uri umunyamahirwe. Narinje kugusubizamo ibyiringiro nkubwira ngo waratoranijwe. Narinje kukubwira ngo ariko wehoho. Narinje kukubwira ngo uri ishyanga ryera. Imana yaronse. Wowe uri ishyanga ryera Imana yaronse. Munyamahirwe tubana umunsi ku munsi. Ongera. Ujye wibutsa Imana mu gitondo usenga cyangwa se ikigoroba. Ubwire Imana ngo ndi umunyamahirwe. Ntabwo dukeneye ubuhanuzi buturutse ahandi hantu. Dukeneye kuba twebwe tubasha kwihanurira. Turabarema, turarema. Rema ubuzima bwawe, bwira ubuzima bwawe, hanurira ubuzima bwawe. Ubwe ngo ndi ishyanga ryera, ndi ubwoko bwatoranyijwe. Ndi uwahamagariwe kwamamaza ishimwe. Ese utekereza ko Imana yaduhamagariye kwamamaza ishimwe nta shimwe dufite? Tugomba kuba dufite amashimwe kugira ngo tubone icyo twamamaza. Narinje rero kongera kugusubizamo ibyiringiro. 2026 ni ukuri. Icare wumve ko uri umunyamahirwe. Ongera ubyibwire, ongera ubyiyatureho. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Ndabakunda. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha mwa banyamahirwe. Amen.